Tubahaye ikaze aho muri hose, aho muri turabasuhuje mu gihugu hose muri rusange, muri Afurika, inyuma ya Afurika, mu mbibi za Aziya hose turabasuhuje. Mutwebwe ko mudukurikira mutubaza ibibazo bimwe na bimwe, twishimira cyane yuko hari ibyo tubafasha bikaba byagenda neza. Aka kanya rero tudatinze tugiye kubaganiriza ku ndwara nakwita igisukari. Turarebera hamwe ese isukari iterwa n'iki. Igisukari ubwo ni diyabete. Hari diyabete yo hasi, hari na diyabete yo hejuru. Tugiye kurebera hamwe ese iterwa n'iki, ese ni gute wayivura wowe ubwawe, n'iki twakora kugira ngo tuyirwanye. Ntujye kure ya kamera, ntujye kure ya videwo, uyirebe uyirangize. Uraza gusobanukirwa byinshi kuri diyabete, uraza gusobanukirwa ese ni ibihe biryo warya kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza. Muhaye ikaze rero, ni karibu ku kiganiro. Uyu munsi rero turarebera hamwe ese indwara ya diyabete ni indwara twakwita indwara zimwe na zimwe zitandura. Harimo diyabete, harimo kanseri, harimo asima, harimo hypertension. Izo ni indwara twavuga zitandura ariko zizahaje abantu benshi, haba mu Rwanda, haba muri Aziya, haba ndetse no muri Afurika. Ni indwara yugarije abantu batari bakeya, iyi ndwara ya diyabete. Uyu mwanya ni umwanya twahariye ibiganiro by'ubuzima, turebera hamwe ese ni ikihe cyatsi wakoresha kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe ugire amagara mazima, ugire ubuzima bwiza. Indwara ya diyabete ni indwara nakwita indwara y'uruhererekane. Nayo ni indwara imwe iba mu muryango, harimo abayirwaye n'abandi bishoboka ko bazirwara, kuko nayo iba nka herediteri ku bantu bamwe na bamwe. Hari bamwe na bamwe babikozeho ubushakashatsi, inzobere z'ubuzima zitaye cyane kureba se diyabete iterwa n'iki, ese n'iki twakora kugira ngo ishire mu bantu cyangwa se irangire ive mu buzima bw'umuntu. Ni indwara itari nziza habe na gato. Kuri ubu ngubu isigaye irwarwa n'abana, impinja, abasaza, abakecuru, urubyiruko. Ni indwara yataka buri muntu wese ititaye ku kigero ufite cyangwa ititaye ngo ukomoka he. Muhaye ikaze, ntuve kuri kamera, ukomeze gukurikira. Uyu mwanya rero hari igiti bita insulin plant. Nabuze uburyo ntacyita mu kinyarwanda, ariko iki giti urabona kimeze nk'umushayote cyangwa se nyiraneneri, shayote. Ibyo ni bimwe mu biribwa bikungahaye cyane kuri insuline cyangwa se isukari iringaniye, yagufasha kugira ngo ibashe kuringaniza isukari yawe. Iki kiribwa rero ni kimwe mu biribwa byagufasha kugira ngo kibashe kugabanya isukari yawe, kibashe kwegeranya, kibashe gushyira ku murongo isukari yawe mu gihe yabashije kuzamuka. Ufata shayote ukayifata, niyo bita insulin plant, niko bacyita iki giti. Ukagifata warangiza ukabiteka, ukabitogosa. Ntabwo ari ibintu urya bibisi, no, ubirya ari ibintu bitetse. Hanyuma warangiza ukabitogosa ukabirya. Mu by'ukuri uba ugabanyije isukari yawe. Ni indyo nziza kandi biraryoha. Hari abantu batabikunda, ariko
ni ibiryo byiza, gusa wirinda gushyiramo umunyu, ukabitogosa ukabirya, bigufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ukagira ubuzima bwiza. Si icyo gusa naguteguriye, kuko naguteguriye noneho icyagufasha ku buryo ushobora no kuva ku binini, ukava ku binini wahoraga unywa, ubundi ukinywera umuti ukagira ubuzima bwiza. Ntagutindiye, ni igiti abenshi bagitera nk'ururabyo mu ngo, ntabwo bazi yuko wenda gishobora kuba cyabafasha, ariko ni igiti cy'ingirakamaro kandi cyagufasha ukagira amagara mazima. Ntujye kure kuko ngiye kukwereka ese iki giti ni ikihe. Iki giti cyera ahantu hose, ntabwo cyera hose, ahubwo giterwa ahantu hamwe na hamwe kuko kiba ari nk'ururabyo. Nukitegereza neza urasanga ukizi, kuko cyera uru rurabyo rwa, ndabona ari pink, ni pink runo rurabyo, rwera runo rurabyo rwa pink. Ibi ni ibindi byabyo nashyize muri aka gasorori gatoya, kuko ni umuti tugiye gukora, tukakwereka se ni umuti ukorwa gute, ni umuti utegura gute. Ufata bino bibabi, ibi bibabi, ugaca ibibabi 40 by'ibi bibabi, warangiza ukabifata ukabishyira mu isekuru, urabanza ukabironga neza, kuko ni igiti cyera ahantu hera hajyaho amavumbi, kiba cyagiye gihura n'indwara n'umwanda ugiye utandukanye. Urakironga neza, amara kubironga ugafata amababi 40, ibyo bibabi 40 ukabifata ukabishyira mu isekuru, cyangwa se ufite blender ukabishyira muri blender ukabiblenda. Warangiza ugafata litiro imwe y'amazi ukabishyiramo, ukabitogosa mu mazi. Byamara gutogota ukavanamo y'amazi, ugafata akayunguruzo keza gafite isuku ukayungurura. Wamara kuyungurura ugafata ya mazi wayunguruye, ubwo aba ari litiro imwe y'amazi. Warangiza iyo litiro imwe y'amazi ukajya ukayinywa umunsi umwe, uvuga ngo ni mu gitondo, ni saa sita na nimugoroba, litiro ibishize. Si uko wakora ibyo, ni muri litiro imwe y'amazi ibibabi 40. Ariko hari igihe ushobora kuba ufite firigo, ushobora kuba ufite ububiko bwagufasha kubika neza umuti wawe ntube wangikangirika. Ushobora gufata ibibabi 80 ukavanamo litiro 2, cyangwa se ugakora litiro, ugaca amababi 120, ubwo ni litiro 3. Izo litiro 3 ukabasha kuba wazibika neza ku buryo zitashobora kuba zakangirika. Warangiza ukajya unywa, ntagurura, ntago bibiha, ni nk'amazi ariko uba wayunguruye afite ubuziranenge. Hanyuma ukanywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Urumva litiro 3 uzinywa mu gihe cy'iminsi 3, litiro 4 uzinywa mu gihe cy'iminsi 4, kuko ku munsi unywa litiro, unyweye mu gitondo na saa sita ndetse na nimugoroba, litiro uba uyirangije. Mu by'ukuri uyu ni umuti uvura, wagufasha kugabanya isukari yawe ikajya ku gipimo cyanyacyo, ikajya ku gipimo ku buryo ugira ubuzima bwiza. Uzabigerageze kandi bizagufasha. Si ku ndwara ya diyabete gusa, gishobora kugufasha no ku ndwara y'igifu. Hari ukuntu umuntu arwara igifu akazahara. Mbashishikariza kwivurisha ibimera mu gihe wumva byanze, aribwo ujya kwa muganga ufate ibinini. Ariko nkubwira ko kenshi bya binini bibamo chemicals zishobora kugutera ubundi burwayi, ariko tugomba kubikora kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Ku murwayi rero w'igifu, ufata ibibabi 8, urumva ibibabi 8 byayo,
by'iki giti, warangiza nabyo ukabibrenda cyangwa se ushoboye kuba wabihekenya mu gihe kwa kundi igifu cyakuzamukanye, ukabihekenya ukamira amazi, ntacyo byagutwara. Ntabwo birura ngo wumve ko byagira icyo bikwangizaho. Icyo witaho cya mbere ni isuku yabyo. Urabironga, ukabirongesha amazi meza, amazi afite isuku ihagije, ndetse nabyo ukabironga ku buryo uzi neza ko isuku yabyo ihagije. Warangiza ukabihekenya mu gihe igifu wumva cyamaze guhaguruka, ukabihekenya, igifu cyawe kiracururuka, mu by'ukuri ukumva uratuje kandi ubaye neza, utagiye kunywa ibinini cyangwa se ari amarikide agabanya igifu kugira ngo kibashe kuba cyatuza. Urumva ko rero iki giti ni ingirakamaro. Iki giti cyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wajya ukinywa kugira ngo ubashe kwikingira. Niba mu muryango wawe harimo abantu barwaye kanseri, watangira barwaye diyabete, watangira kujya unywa kugira ubashe kwikingira, ubashe kuba wagira ubuzima bwiza utarindiriye kujya kwa muganga. Ndabakunda rero, ndabishimira, munyereka ko mudukurikira. Mu by'ukuri tuzajya tubaganiriza byinshi ku buzima, byinshi ku mirire twarya kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire amagara mazima. Naho ubutaha rero, njye mwabaye mukurikiye ni Kampire Dalila. Imana ibane nawe, baye, turi kumwe nawe.